ni Tycoon dutangiye episode yacu ya kabiri bite sex with God to sex with God bati kurongora ihene. Episode yacu ya kabiri twitangiye batwereka aho iya mbere yarangiriye, aho yari yavuye gusaba Geto Sango yayimwemereye. Iyo cada rwose yarangiye batubwira bati murakoze kureba iyi video yacu, mushyire mu comment kugira ngo turebe amakosa tuba twakoze, ubundi tuzayakosora ubutaha tubaha ibintu bizima. Bakatubwira bati kandi mukane subscribe, mukane no kukazogera kugira ngo nidusohora iyindi episode ijye bageraho 5 kuri 5. Umusobanuzi ni wa wundi n'ubundi ni SANGO Tycoon episode ya kabiri. Nuko tuyitangiye rero. Mba nanjye nkwa amazi ariko mujye munyihanganira. Turi kubona rero Shada arimo akurikira uwo bita Ketia. Bamwise Ketia niko bamwise. Noneho arimo aramukurikira hajya hose, atambika azamuka amukurikira, ariko ari gushaka uburyo ki yamuvugisha kandi yari yabwiye Sango ko uyu mukobwa yari yamwemereye. Byahene ubwemezi bw'abasore, abasore biyi minsi abari danje ariko mu buri ngaruka nyuma. Biba byiza rero iyo utangiye n'ubundi ukuntu umuntu uzi mwakunze wo muri quartier zanyu. Ni Tycoon turi kubona rero umusore arimo agenda amugenda inyuma. Ese biraza kugenda bite? Ngo ni mwakunda abantu muzi, ngo ntimwagira gute? Nzamuka uzamuka, nambika utambika, ubundi urampapa iki? Amuteye w'inyuma turamaze iki? Ni Tycoon turi kubona imbaraga noneho umukobwa yitwikira imbaraga zidasanzwe. Hayiwe umukobwa hirangiye ahindutse ihene. Bimeze bite rero? Uyu mukobwa ashobora kuba yihinduranya, ashobora kuba ari igini. Nyuma y'akanya gato ateregana gukura umukobwa, nyuma y'iminota 2 bicaranye rero. Bimeze bite rero? Atangira kwivumbura, atangira kwivumbura, hindukira reba yirya umukobwa nawe aritwikira. Bimeze bite rero? Kurikira filime neza. Nagasobanuye ati umukobwa utavuga mu gupfundura rero ngo arebe yagase ni Tycoon ati napfuye noneho. Shada ndapfuye ndajya noneho. Shada birandangiranye. Ayiwe ati jini biraniki Timana we nyuma. Ayiwe imbaraga zidasanzwe imirabyo nuko yaje. Shada biramucanga. Nyuma y'isaha imwe noneho rero Shada yataye ubwenge kubera gukunda umuntu atazi, gukunda umwana abona ari mwiza. Imvura itangira kumunyagira, iraguye y'amahindu ngo ntiyayivamo. Ntiyaciye akanya gatoya yamvura kumbe itewe na wa mukobwa. Hareka turebe rero Ketia ye. Ketia nawe barahageze. Nyagasani katurebe rero bimeze bite rero? Mwakunze abamuzi abatipe umucada yisanga hanatazi arotara hanatazi. Nyagasani hashize akanya mu kubyuka abona yicaranye na wa mukobwa Ketia kandi yari yahindutse ihene. Nyagasani murakoze cyane kureba iyi episode ya kabiri. Muzarebe ya gatatu reka masigiramo rero kano karirimbo, musigare mukinjoyinga mukareba kano kazuke, mukanda niyo subscribe. N'umusobanuzi ni Tycoon, ndabakunda cyane mandi kandusha. Ciao dukomeze tukareba we. So let me redeem myself tonight. Ngaho kandi subscribe dukomeze we, dukomeze. Ngaho ziba icons. Another banger, baby calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl. No, tell me no, oh.